Muraho neza. Nitwa Gerard Niyobuhungiro. Ni umuyobozi wa Club Eastern Dragons Karate Do. Uyu munsi ku itariki 21 ukwezi kwa 9 2025 Eastern Dragons Karate Do ku bufatanye na Ipon Warriors Karate Club twagize passage abakaratika bazamurwa mu ntera bijyanye n'ubumenyi bafite. Tubateye amatsiko rero. Tugiye kuri bino byagenze mukurikire. Zana umwana wawe nanjye nzano wanjye dukina umukino. Murakoze. Mu mbaraga, umuvuduko, isuku, tekinike nziza cyane ziherekejwe na discipline bari mu kizamini kibazamura mu ntera gikunze kwitwa passage, bigaragara ko bitoje neza kandi bafite ubumenyi butandukanye. Abarenga 50 baherekejwe n'ababyeyi, inshuti n'abavandimwe bakunda umukino wa karate ndetse baje kubashyigikira. Hari ibyiciro by'imikandara itandukanye kuva ku mweru kuzamuka kugera kuri sentire y'ubururu, bose bari gukora neza ngo bazamurwe ku mikandara ikurikira iyo bari bafite. Kandi ni mu kizamini kirimo gutangwa n'abahanga boherejwe na Federasiyo ya Karate mu Rwanda bashoboye kandi babigize umwuga. Kora subscribe ukande no kukazogera kugira ngo ujye umenya ko kuri Nihon Champions TV twashyizeho amakuru agezweho yo mu mukino wa karate ndetse n'indi mikino njyarugamba. Ni mu gikorwa cyateguwe na Eastern Dragon Karate Do ku bufatanye na MIPC Karate Do, kikaba kirimo kubera muri College y'Ubusitani Bwiza ya Muhabura Integrated Polytechnic College MIPC, yigisha amasomo atandukanye muri kaminuza na segonderi, ndetse kuri ubu hakaba hari n'imyanya ifunguye kubifuza kwiyandikisha. Ni igikorwa kirimo kugaragaza impano zidasanzwe z'abakina umukino wa karate muri Eastern Dragon Karate Do ndetse no muri MIPC Karate Do, bitanga icyizere ko mu minsi mike hari impano turi bubone ku ruhando mpuzamahanga ziturutse muri aya makipe. Nk'uko byagaragaye mu bizamini bakoze, cyane ko bazamuye mu ntera, by'umwihariko hakaba bazamuye mu ntera irenze iyo bari bagiyeho bitewe n'ubumenyi bagaragaje. Nihon Champions TV twegera umwe muri abo bana, Hope Mbabazi, atubwira ku bijyanye n'umukino wa karate akinira muri Eastern Dragon Karate Do. Urakoze, tukwakiriye muri studio za Nihon Champions TV. Watangira twibwira ukatubwira n'umukandara watsindiye. Ese nyuma y'uko utsindiye umukandara byagusabye iki kugira ngo ubone, cyangwa se witoje gute? Nabikoranye umwete, mbikora nitonze kandi mbikora neza. Witeguye gute kugira ngo ugere kuri uyu mukandara? Nabyiteguye neza, bimera neza, mbikoranye ubwitonzi, nsindira sentire umufaranga. Ese nyuma y'uko utsindiye umukandara ugiye kurekeraho karate cyangwa ugiye kuyikomeza? Ugiye kuyikomeza, ugiye ku rwego wifuza. Ushaka kugera kuri rwego n'uruhe rwego wifuza? Nifuza kugera ku rwego ruri hejuru cyane nka sentire y'umukara cyangwa daneshanu. Okay, ukaba sensei ufite daneshanu. Okay, courage rero. Ese ni iki wabwira abandi bana batinya kujya mu mukino wa karate? Ni ubuhe butumwa wabaha? Nabagira inama yo kwivanamo ubwoba bakaza tugakina n'abandi. Karate ni discipline kandi bikorana umwete witonze ukagera no ku rwego rwo hejuru bashaka. Ese muri club yanyu ya Eastern Dragon ku bufatanye na Ipon Warriors King, kuko ari ibatoza, haba harimo n'abandi bakobwa nk'umukobwa ugeze kuri Sentiro Ange mukinana, cyangwa mukina muri abahungu gusa? N'abakobwa barimo ni benshi, n'abahungu twese turimo. Okay. N'abana batoya. Okay. Urakoze cyane rero, turagushimiye ndetse twifurije kuzagera aho wifuza. Urakoze.
kandi twaganiriye n'uhagarariye ababyeyi Gatabazi Joseph atubwira uko ababyeyi babonye abana babo bahagaze mu iterambere ry'umukino wa karate ndetse abaha n'inama bagomba gukurikiza adasize n'ababyeyi babo. Amazina yanjye ni Gatabazi Joseph, ndi perezida w'ababyeyi watowe uyu munsi bagiriwe icyizere kugira ngo dufashanye muri uyu murimo wo kurera abana bacu muri Eastern Dragon Karate Do, kandi ndumva nabyishimiye nanjye kandi nzabikora neza. Uko nabonye rero aba bana, nabonye abana rwose bafite ubushake kandi n'imbaraga n'ubushobozi, nkurikije ukuntu bagiye bakina, nkurikije ukuntu bagiye bapasa n'imikandara ko ba sensei batweretse bakanadusobanurira. Rwose abana bameze neza, barimo gutera imbere neza, turabona tuzagira umusaruro mwiza nibakomeza muri buno buryo bwiza. Ubutumwa naho ababyeyi ni uko bashyiramo imbaraga zo nk'uko baduteye inkunga uyu munsi bakaba babonetse ku rwego rushimishije, bagakomeza kuzajya baboneka, bagashyigikira abana, ibisabwa byose abana bakabibona kugira ngo babone uko batera imbere, kandi noneho n'abandi bana nabo bakabohereza bakazajya baza kwiga, kuko kwiga umukino wa karate, kwiga umukino ni siporo, kandi bituma abana bagira discipline no kwiga neza bagatsinda mu ishuri. Umwana ukora siporo rwose aratsinda. Urumva rero nashishikariza ababyeyi kuzajya bohereza abana bakaza muri siporo kwiga, cyane cyane ko ari n'umukino wa self defense, umukino utuma umwana yihagararaho ku buryo atapfa guterwa cyenyege cyangwa se ngo apfe cyane cyane ko twanabonye ko ari umukino utuma umwana atagira ubunebwe. Umukino utuma umwana niyo wamutuma yihuta mu byo arimo gukora, kandi n'umukino umukangura ku buryo no kwiga yiga neza. Rero nashishikariza ababyeyi ko bazana abana mu mikino ya karate kandi bakanabashyigikira nk'ababyeyi. Ikindi cyo navuga wenda ni uko abana nabo nabashishikariza kugira discipline kandi bagakunda umukino, ko nabonye babikunze bakarushaho kubikunda no kubikora neza. Ndumva icyo ngicyo nagishishikariza abana, kandi natwe nk'ababyeyi tugahozaho gukurikirana abana no kubazana kugira ngo bitoreze ku gihe badakererwa. Ndumva ibyo ngibyo ari byo, kandi ndumva ababyeyi nabo banyemereye ko tuzajya tubikora, cyane cyane ko aribwo bwa mbere hagiyeho kubikora. Turabashimiye, murakoze. Umuyobozi wa Eastern Dragon Karate Do Gerard Niyobuhungiro yagaragaje ibyishimo n'ishema byatewe n'intambwe abakarateka bateye, ndetse ashimira n'abafatanyabikorwa. Uyu munsi twagize passage, dufite abakarateka bajya muri 50 barengaho bake, bose bakoraga imikandara yo mu ngeri zitandukanye. Bagaragaje ubuhanga ku buryo babazamuye mu ntera, abandi babahereza imikandara isumbuyeho cyane iyo bashakaga gukorera bitewe n'ubumenyi bagaragaje. Abana dufite dutoreza muri club Eastern Dragons Karate Do ku bufatanye na MIPC Karate Do, mu by'ukuri bagaragaje ko ari abahanga kandi biga neza kandi batozwa neza. Turashimira ababyeyi cyane batuba hafi, bakadutera inkunga, bakaduha umwanya, amasaha, bakatwereza abana tukitoza, ndetse n'igihe dukeneye gufasha bw'ubushobozi bw'amafaranga bakabikora bikunze. Ababyeyi rero bacu nibo baterankunga dufite bakomeye, turabakunda cyane. Turashimira kandi ubuyobozi bwa Federasiyo ya Karate y'u Rwanda yashyizeho decentralisation kugira ngo hatagira ucikanwa n'uburenganzira agenewe nk'umukaratika ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Akaba ari niyo mpamvu uyu munsi twabonye abayobozi ku rwego rwa Federasiyo aribo bakoresheje bino bizamini. Ndashimira cyane abatoza bano bana dufatanye umunsi ku munsi, bigaragaza ko dufite hazaza heza h'abana bacu. Mu by'ukuri rero ntago nazo ntashimiye Ipone Warriors King MIPC Karate Do nka club yaduhostinze muri kaminuza ya MIPC Muhabura,
mu by'ukuri twahakunze twanahishimiye, hari heza, abana bahisanze bari bishimye n'ababyeyi kandi nuko twizeye rero imbere heza h'abakinnyi nka club ndetse n'iterambere rya club zombi ku bufatanye bafitanye. Murakoze cyane. washinze ndetse akanayobora MIPC Karate Do, Eric Blaise Nduwayezu, yashimiye Eastern Dragon Karate Do nk'umufatanyabikorwa mukuru, ashimira Muhabura Integrated Polytechnic College ibashyigikira umunsi ku munsi, ndetse ashimira n'abaje kwifatanya nabo muri iki gikorwa. Murakoze, nitwa Eric Blaise Nduwayezu, nkaba ndi umuyobozi wa Federasiyo ya Karate wungirije mu karere ka Musanze, ndetse nkaba ndi founder na chairperson ya club yitwa MIPC Karate Do. Uyu munsi tariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 2025 mu kigo cyacu twahostinze igikorwa cyo kuzamura mu ntera abakarateka cyateguwe na Eastern Dragon Karate Do ku bufatanye na MIPC Karate Do. Uyu munsi igikorwa cyagenze neza cyane, abakoze ibizamini bagaragaje urwego rwo hejuru mu mikorere yaba muri Kihoni, Kata ndetse no muri community. Turashimira abafatanyabikorwa badushyigikiye muri kino gikorwa by'umwihariko kugitegura. Turashimira Eastern Dragon Karate Do yadufashije kugitegura ndetse kikagenda neza. By'umwihariko turashimira MIPC yadufashije mu gutegura iki gikorwa ndetse n'aho igikorwa cyabereye. Turayishimira uburyo idahema kudufasha umunsi ku munsi. Turabashimira muri rusange. Murakoze. Umuyobozi wa Ferwaka, Federasiyo ya Karate mu karere ka Musanze, Jean Paul Munezero, yagaragaje isura y'uko igikorwa cyagenze mu ncamake, ndetse ashimira ubuyobozi bw'igihugu na Federasiyo ya Karate mu Rwanda. Muri make nitwa Munezero Jean Paul, muri nambere kugira ngo tubashe kuganira tunaziranye, akaba ari njye uhagarariye ibikorwa bya Ferwaka mu karere ka Musanze. Nk'uko mubizi igikorwa cy'uyu munsi cyagenze neza muri makeya rwose, ndakeka nta wakinubira hagati y'abana bakoze ndetse n'ababyeyi ku mpande zombi, ndetse natwe twakoresheje bityo dushimira cyane cyane igihugu bitewe n'uko tudafite umutekano ndetse cyangwa kitaduhaye umurongo muzima nta na kimwe twashobora. Muri make rero nkaba nshimira Ferwaka, nkongera nkashimira n'ababyeyi baba baduhaye abana kugira ngo tubarere, ndetse tukagira n'uko tubakoresha isuzuma bumenyi kugira ngo babashe kuzamuka mu mikandara. Bityo rero nkaba nshimira ababyeyi, nshimira n'abana ko bakoze neza ku kizamini basubiyemo bitewe n'uko cyari cyarahagaritswe, bitewe n'uko cyari cyakoresheje mu buryo butari bwo, ariko kano kanya nkaba nshimira Ferwaka yagerageje kubyoroshya ikaduha uburenganzira kugira ngo tuze tubikore mu buryo bunoze, cyane cyane ko biri mu nshingano zayo ndetse natwe. Bityo rero nkaba nshimira ababyeyi ndetse n'abana bakoze ibizamini, bityo nkaba nizeza igihugu ko ngubu turi kujya ku murongo umwe, cyane cyane kubera decentralisation iri. Murakoze. Ese abana bakoze ibizamini uyu munsi mwasanze bari kuyihe level mu bijyanye no kubazamura mu ntera? Mwabonye bafite urwego rwo hejuru cyangwa hari ibyo bakeneye kongera? Izo ngero ko ari ebyiri zirimo, hari abari ku rwego rwo hejuru ndetse ko hari n'abana baperforminze cyane gusumbya abandi. Biba ngombwa ko tubasimbutsa, abo bana bagerageje, ari nayo mpamvu mvuga ngo tugomba kubahagurukira tukanabakurikirana ejo cyangwa ejo bundi bagahagurukira n'amakompetisiyo cyangwa se tukayatubohereza no mu masemina kugira ngo barusheho kumenya ubumenyi butandukanye. Hari n'abageze, hari n'abatwasibije bitewe n'uko ntabwo biteguye neza, kandi murabizi ikizamini kigomba kugera gutsinda n'utsindwa. Abatsinzwe rero nabo turabafasha kugira ngo ubutaha bazazamuke ndetse bazamuke neza. Bityo muri make nkaba nshimira ubuyobozi muri rusange. Murakoze. Iki gikorwa cya passage cyabaye cyasize abakinnyi ba karate bazamuye mu ntera, kandi habaho kungurana ibitekerezo hagati y'abayobozi, ababyeyi ndetse n'abatoza. Gisiga hagiyeho komite ihagarariye ababyeyi muri Eastern Dragon Karate Do, kandi gishyira itafari ku iterambere rya karate mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu Rwanda muri rusange. Nje ndi Blaise Brain Warrior. Kora subscribe, like, share na comment kuri Nihoni Champions TV. Arigato gozaimasu.